Abaduteze amatwi kuri DPR TV twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi. Uyu munsi turi ku cyumweru tariki ya 11 Mata umwaka ni 2021. Tubaha ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi. Iki kikaba ari cyo kiganiro cyacu cya kabiri tugiye gukorera kuri iyi channel DPR TV. Tukaba tubibutsa ko DPR TV ari channel izajya ibagezaho ibiganiro bitandukanye ku buhamya bw'abantu n'ibyagiye bibabaho n'ukuntu bagiye babisohokamo. Bukaba ari ubuhamya buzagenda bufasha abantu batandukanye, burimo inyigisho zitandukanye. Tukaba turarikirana buri wese ufite ubuhamya yifuza kuba yatugezaho ahawe ikaze kuri DPR TV. Uyu munsi rero tugiye kumva ubuhamya bw'umubyeyi bita Alphonsine. Ni umubyeyi we ukorera Imana, agiye kuduha ubuhamya buri budufashe kandi uri buhindure imitima ya benshi. Ntabwo ndi butinde rero, ariko mbere yuko nsoza ndagira ngo mbamenyeshe ko ufite comment cyangwa icyifuzo watwandikira kuri email yacu iri kuri website yacu cyangwa se kuri channel yacu, cyangwa ukatunyuriza iyo message muri comment nabwo twayibonamo. Rero tubararikiye gukurikirana buno buhamya. Murakoze. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Alphonsine, ndi umumama Imana yagiriye ubuntu, ndi umumama wagiye ubona ibitangaza byinshi yagiye akorerwa n'Umwami we, kuko ntakoze isoni. Mfite ubuhamya bwinshi nakabwigejeje ku bantu, ariko ntabwo naburangiza. Nagiye mbona Imana inkorera ibitangaza mu buryo bwo konkeriza abana bari bageze ku rwobo bapfuye, ariko Imana ikabazura ku munota wa nyuma. Nagiye mbona ngeze ku munota wo kuyihakana, ubuzima bwanze, ariko Imana ikankuramo, hasigara mpamya igitangaza cy'Imana. Ariko byose ndi umumama utunze abana batatu, ndi umumama urera n'abandi bana batari abo mvana mu nda, ariko Imana ikagenda inkorera ibitangaza gutyo. Ntabwo nigeze niheba ngo ngere kure cyane, kuko kwitotomba ntikujya kubura ku mwana w'umuntu, kuko turi abantu, turacumura inshuro nyinshi cyane iyo twihebye ku mitima yihebye. Ariko Imana itubera amaso, kuko iravuga, ijambo ry'Imana mu kubara riravuga ngo muri 23 ibice 23 umurongo w'19, Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabura kubikora. Ibyo yavugiye mu kanwa kayo no kubisohoza ntizabura kubisohoza. Ariko inshuti yanjye, wowe tegereza wihanganye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa uwizera icyo yabwiwe n'Umwami Imana, kuko kizasohora. Mu Gutegekwa kwa 2:4-7 haravuga ngo, mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iriri hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi, nyamara iyo tuyambaje. Muvandimwe, wowe wihebye ubabaye, humura, kuko hari Imana. Yo itubera byose aho tutareba. Udacitse intege, ukayiringira, ukayizera, ukayambaza, nzi neza ko itagukoza isoni. Humura rero. Muri Yeremiya 8:18, ntibeshye ni 18, haranditse ngo, ye baba we, ngo icyampa ihumure ryo kumara umubabaro, umutima wanjye urihebye. Muri Zaburi 31:25 ngo, yemwe abategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere imitima yanyu ihumure. Mu Bakorinto ba 2:1-4
ngiduhumuriza mu makuba yacu yose yo kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose. Tubahumuririsha ihumure twahawe n'Imana. Mwe abategereje Uwiteka mwese mwe, ngo mwakire ihumure, Imana irabizi nubwo hari umubabaro. Umutima wihebye, Imana ngo humura. Uyitegereze wizeye, niko ijambo ry'Imana ridusabye. Mwakire imbaraga zituruka ku Uwiteka Imana ishobora byose. Mbese ni iki wazaburana Imana yawe? Nyamara yo irumva, iranabona. Si ukuvuga ko ikwirengagije pe, ariko igihe ntikiragera. Gutabarwa kwawe kuri hafi. Hari igitondo cyawe kizagera ukamenya ko Uwiteka ahari, ariko ngo hakenerwa amavi yawe kugira ngo upfukame uyiringire. Twatandukiriye mu byizerwa by'Imana twivanga n'andi mahanga, ariko yo kagira Imana yo iratwumva kandi ikatwumvira. Iyo tutayirengagije tukayigarukira tugapfukama, iyo iratwumva ikatubabarira, kandi igihe icyo ari cyo cyose ni inyembabazi. Imana yaravuze ngo nituyitabaze nayo izadutabara. Nituyitabaze nayo izatwumvira. Rero numva ntekereza ko Imana itigeze idutererana, nituyizera tukayumvira tukayisaba, nayo ntizabura kudutabara. Muhumure rero, hari Imana yumva kandi nzi neza ko itazabura kudutabara. Jyewe ubabwira mfite gihamya kibihamya neza. Nigeze kwegera Imana yanjye ngeze mu bihe bikomeye, ariko ngera kuri wa munota numvaga ko Imana itanyumva, nyamara iyo yari hafi. Nditotomba, ndiheba, ndiyanga, ngeraho aho n'umubiri unshiraho. Ariko muri cya gihe cyo ku munota wa nyuma usa nkaho ugeze aho wumva ko Imana idahari, iyo kugira ngo ubone ubuhamya bwayo ni uko ikugeza hahandi ikakureka kugira ngo wibuke ko Imana ari inyamaboko. Imana yaratabaye iragoboka, Imana irahaba. Ni ukuri irivugira mu gitondo n'ikigoroba igihe cy'uyerekeyeho. Irantabara, mu kanwa kwayo iravuga, ijwi ndaryumva. Uko usinziriye, kuko ngo inzira zayo zirenga 1000, ndakubwiza ukuri, uko naryamaga, uko nasinziraga, nabonaga iyerekwa ryayo igenda imbwira, humura ndi kumwe nawe, humura ngendanye nawe. Nyamara uko nabicagamo koko yaranyiyeretse, yanyigaragarije ku munota wa nyuma, aho bitashobokaga aho umwana w'umuntu ashobora kongera kuzanzamuka nkumva ko nsubira mu byizerwa, ariko inyereka mu banyamahanga, iranyigaragariza. Ndambura amaboko ndavuga, Mana mbabarira. Rero ni ukuri, umuntu unyumva umenye ko Imana yacu irumva ikatwumvira, kandi ntabwo iratezuka kudusubiza, ni uko tutayegera neza nyakuri. Tuyizere, tuyiringire, kandi nayo izatuba hafi, izaturengera. Nshuti zanjye, nshuti z'umusaraba, ndabashimiye. Igihe icyo ari cyo cyose muzegera Imana, nayo izabagarukira. Reka mbashimire, dusenga. Gusa ngo ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo, ubane namwe. Mana, ni wowe uzi imigendere yacu, ni wowe uzi imbere hacu. Niyo mpamvu tugusabye ngo ukomeze ubane natwe, ubwiza
bwawe bube kuri twe kandi umugisha wawe womatane natwe. Dusengeye ibi bihe twinjiyemo byo kwibuka kugira ngo usane imitima yashegeshwe n'agahinda, urinde imfubyi n'abapfakazi, amahoro yawe abe muri bo, ukomeze kudutambutsa imitego ya sekibi, kandi byinshi ushima ubitugenere mu izina rya Yesu Kristo, umwana wawe dukunda. Amen. Imana ibahe umugisha.